nyuma y'uko bari bakiri gukora iperereza kuri South Africa bibaza niba koko aba baturage bakurwa mu butaka ndetse hari n'ibindi bikorwa byaba bitaramenyekana. Noneho Trump agafata icyemezo cyo kuba yahagarikisha inkunga zose zituruka muri Amerika ziza muri kano gace. Biraza gutanga iki cyangwa se biraza gusobanura iki? Reka tuve ku gihugu cya South Africa kuko bakirimo kiratera inkunga cyangwa se zigifasha Tshisekedi kuba yakumva ko kurwana na M23 ndetse akayitsinda ryo cyane cyihutirwa kurusha uko bashaka amahoro hagati yabo bombi. Mu masaha atambutse hari ikinyamakuru cyaganiraga na His Excellency Paul Kagame bamubaza ese kubera iki intambara ya Kongo itari mu ntambara zishobora kurangira vuba. Yashubije ikinyamakuru ati Kongo ubwayo nibo bagomba kwishakamo igisubizo cy'izi ntambara cyangwa se cy'intambara iri kubera muri kano gace ka Goma. Ubwabo nibo bakabaye bashaka umuti byihutirwa, ariko impamvu iyi ntambara itagomba guhita irangira nuko Tshisekedi hari ibihugu bikomeza kumwumvisha ko atari wenyine muri iyi ntambara ndetse nawe akiyumvisha ko ashoboye. Ibi bituma Tshisekedi akomeza gufunga umutwe cyangwa se akomeza kumva ko agomba kwitsinda uko byasa kose. M23 ni umutwe warwanye n'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye, nakubwira FARDC, FARDC, nakubwira Wazalenda. Iyo ni imitwe yombi yije kuba yakifatanya ngo itsinsure cyangwa se ikureho M23, gusa irangira itsinzwe. Murabizi ko abo twakita nka mercenary cyangwa se abasirikare babita abasirikare b'abacancuro cyangwa se bagurwa, abangaba bamaje kuba bakambuka bavuye muri kano gace ka Kongo, bagiye batangaza ngo iki. Umwe muri bo ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru yavuze ko DRC Congo cyangwa se igisirikare cya Kongo nta bumenyi buhagije mu bigendanye n'intambara bafite, bakwiye kwigishwa, ndetse kurwana ntabwo ari ibyabo, bashaka umwarimu uhagije ufite ubumenyi buhagije, bajye mu mashuri ahagije bige kurwana. Ati se niba uri kurwanira umuntu agahunga wowe wakora iki? Nawe nta kintu ukora, ugomba gushaka uburyo ki wahunga. Ni nayo mpamvu twafashe umwanzuro tukaba twisubira mu bihugu by'iwacu. Ibi byose biherekezwa n'amagambo ya Tshisekedi aho yatangazaga avuga ko n'ubundi we gahunda afite ariyo kuzerekana ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga DRC, ari rwo rutera inkunga M23. Ibi byaherekejwe n'amagambo ye avuga ko agiye gutoza ingabo ndetse akazatera u Rwanda. N'ibihugu byinshi biri kwikwa mu Rwanda byakomeje bivuga ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga M23. Ndetse kuri iyi nshuro buri kinyamakuru cyose kiri kwandika, buri nkuru yose iri gusohoka iri kuvuga kuri iyi ntambara, ntihaburamo ijambo M23 ifashwa n'u Rwanda. Ibi ni bimwe mu biri kugaragaza isura mbi ku gihugu cy'u Rwanda mu bigendanye n'imibereho ndetse n'imiyoborere ku isi. Abantu benshi bakomeje kwibwira ko M23 iterwa inkunga na leta y'u Rwanda, ariko mu nama yaherutse M23 ubwo yasobanuraga ubwayo hari byinshi yatangaje. M23 iherutse gukoresha inama ndetse ibazwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose twabirebye hano kuri iyi channel, niba utarabyumvishe uzasubireyo urebe. Ubwo umunyamakuru yabazaga uwari uhagarariye M23 ikibazo cyo kuba M23 iterwa inkunga n'u Rwanda, baramubajije ati n'icyo wasobanura. Yaravuze ati M23 ntiterwa inkunga n'u Rwanda ndetse ntibiteze kubaho. Kuba abantu babitekereza gutyo nuko twebwe muri M23
harimo abajya kuvuga ikinyarwanda ariko ntaho bihuriye no kuba ari abanyarwanda. Ati ese ni gute muvuga ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda kandi bamwe muri twe tutazi n'u Rwanda, tutaragera mu Rwanda? Ibisekuruza ndetse na basogokuru batuye muri kano gace ka Goma kuva kera, twebwe turi abanyekongo, kubera icyo batwambura ubwenegihugu bwacu bakajya kudushyigika ku Rwanda. Ati ntabwo duterwa inkunga n'u Rwanda, ndabisubiramo kandi mubimenye, twebwe turarwanira kwishyura ukwizana kwacu. Iyi ntambara kugira ngo ibe yatangijwe na Kongo, aho batuvanguraga bakadukura mu banyekongo bakatugira abandi, haba ibikenerwa ntitubihabwe nk'abaturage. Twaje kureba dusanga rero kugomeza tumeze gutya ntacyo byamara, duhitamo kwirwanirira kugira ngo turebe ko twabona kwishyura ukwizana kwacu. None se nindamuka mvukiye mu gace bavuga ururimi ndetse nkisanga imiryango yanjye yose ari ikomoka ari abo muri ako gace, nkavuga urwo rurimi, nzafatwa njyanwe mu kindi gihugu cyaba nyiri urwo rurimi neza uko baruvuga, cyangwa nzaba ndi uwo muri ako gace n'ubundi navukiyemo mbe ndi n'umuturage waho? Umunyamakuru yarakomeje aramubaza ati ese niki wavuga kuko mwarafashe Goma? Undi nawe ati Goma ntitwayifashe kuko n'ubundi Goma ni iwacu, aha ni mu rugo, ahubwo turi kurwanira kwishyura ukwizana kwacu. Ntabwo turimo turarwana kugira ngo tuhafate kuko ni iwacu, ahubwo kuko baratwambuye uburenganzira bwacu nk'abanyagihugu, ibyo nibyo dushaka gukuraho. Kisekedi nyuma y'aya magambo ndetse nyuma y'uko hari byinshi byatangajwe muri iyi nama, Kisekedi yasohoye itangazo asaba ko buri musore wese, buri nkumi, buri muntu wese ufite imbaraga yakitegura ndetse akaba yaza akiga ibigendanye n'urugamba, bakazajya gukura M23 hariya muri kariya gace ndetse bakarwanira kwishyura ukwizana. Murabizi ko ambasade y'u Rwanda muri kariya gace yatwitswe, gusa leta ya Amerika ndetse n'ibindi bihugu byasabye ko ambasade zose ziri muri kariya gace zigomba kurindwa cyangwa se zigashyirwaho umutekano, kuko gusenya ambasade ntacyo bikemura. Ese noneho kuri iyi nshuro ni iki kiri gutangazwa? M23 biri kuvuga ko irimo igera amajanja agace ka umujyi wa Kongo. M23 biri kuvuga ko irimo iragera amajanja Kinshasa, ni umujyi wa Kongo n'ubundi. Ese izi ntambara zizarangira gute nyuma y'uko hari hamajije kuboneka umutuzo ndetse n'umutekano muri kano gace? Leta ya Amerika yatangaje ko buri munyamerika wese uri muri kariya gace agomba kuvayo byihutirwa, agapakira ibishoboka, akava muri Kongo akaza agataha. Turabizi ko leta ya Amerika ari kimwe mu bihugu bikunda kumenya uduce tuba tugiye kubarizwamo intambara. Iyi ntambara igiye kuba babitekereza ndetse bagakura abaturage babo, n'abantu bakunda abaturage babo cyane, ku buryo bashobora no kohereza ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa nubwo yaba ari umuturage umwe uri muri ako gace akaba yahakurwa nubwo byari mu ntambara. Ese iyi ntiyaba ari intambara igiye kuba ikomeye muri kano gace? Abaturage bizezwa umutekano aho niba bagiye kongera kuhaburira ubuzima. Babajije His Excellency Paul Kagame impamvu iyi ntambara idashobora kurangira, n'ibyinshi yatangaje. Ubundi yaravuze ati ndakeka muri twebwe nta n'umwe utekereza ko
cyangwa se nta n'umwe wishimira intambara, ahubwo twagakoze ibintu mu mucyo tugashaka ibisubizo bidaciye mu buryo bw'intambara, kubera ko intambara irasenya ntiyubaka, abaturage bahaburira ubuzima, imitungo ikangirika, amazi arasenywa ndetse n'amatungo akahaburira ubuzima. Iyi ntambara mwibutse ko kuva yatangira imaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga 700, naho abarenga 1000 babikomerekeyemo, abandi barahunze ntibaragaruka muri tuno duce. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe. Hari ibihugu 7 byateranye, harimo Ubufaransa, Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo bisaba M23 kuva muri kariya gace. Ibi ngibi ntago ari ubwa mbere bibaye, sinabwo bisabwe, gusa M23 nayo hari byinshi yatangaje. Yaravuze iti aho kuva hano muri Goma cyangwa se muri kano gace kacu, tuzarwana kugera tugeze Kinshasa. UN nayo yari yasabye M23 ko yaho umutekano cyangwa se yasubira inyuma igatanga Goma ikahasubiza leta, gusa M23 ibyo ntibikozwa. Izi ntambara z'urudaca ziri kubarizwa muri Kongo zizarangira ryari? Ijya kurangira hakaboneka igihugu cyiza cyangwa se ibindi bihugu bikikusanya bikaza gufasha uwo twakita Kisekedi nawe akumva ko ashoboye kuba yarwana na M23, ariko si rimwe atsinzwe. Hari amwe mu makuru yasohotse, navuga nk'umuvugizi wa M23 arimo asobanura ukuntu Kisekedi yagiye ku butegetsi. Yavuze ko Kisekedi atigeze atorwa, ahubwo aribo bamushyizeho kugira ngo barebe ko yagarura amahoro muri kano gace ka Goma, dore ko ari agace gakunda kubarizwamo ivangura, abaturage baho ntibabarwe nk'abanyekongo. Ese niki kiri gutekerezwa kuri uyu mugabo? Yaravuze ati ubundi intore ntitorwa ahubwo iratoranywa. Rero Kisekedi twamutoranyije tumugira perezida mu buryo bwo kugira ngo turebe niba yaharanira kwishyura ukizana k'umuturage, ariko byaje ari nta gisubizo afite, ahubwo azaje gusenya ibyo twari twateguye cyangwa se twari twapanze. Bityo ntabwo tuzigera tuva hano, tuzarwana mpaka kugera dutsinze. Ubundi wese wifuza kurwana natwe turiteguye, tuzubura intwaro. Ariko se nanone hari ikindi kibazwa, nibyo bavuga ngo umugabo ararya imbwa zikishyura. Kubera iki ibintu bimwe bijya kuba bikagira ingaruka ku bantu bose? Niko intambara yitwa, icyo nicyo bita intambara. Hazarwana abasirikare, abaturage babigenderemo. Ibi ni bimwe mu bintu bihangayikishije isi kuri iyi ntambara. Murabizi intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, iyo ntirarangira kandi ntiteze no kurangira. Aho intambara zo muri Kongo zose uko zagenda. Hari ikiganiro His Excellency yakoze, barimo bamubaza ku bigendanye n'abasirikare bari muri Kongo be, ababwira ko ibyo ngibyo ntabyo azi, ahubwo icyaza ari ku mutekano w'igihugu cye, igishoboka cyose yagikora. Ese aba bantu bakomeje kuburira ubuzima muri izi ntambara, ibyabo bizagenda bite? Dore ko ari n'intambara zikunda kugira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko intambara yari imeraba muri iyi minsi yahitanye ubuzima bw'abantu bugera kuri 5, abarenga 35 babikomerekeramo. Ibi byose ni ikibazo cyakabaye kuba kiri gushakirwa umuti n'ibihugu bigiye bitandukanye mu buryo bwo kugira ngo bahereze umutekano abaturage. UN ese irabitekerezaho iki? Hari ikiganiro His Excellency Paul Kagame agiye kugira mu kanya, agirana n'ikinyamakuru cyo muri Amerika, arimo agisobanurira byinshi bigiye bitandukanye
turaza kugikurikira hano kuri iyi channel. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukoze bitazajya bigucika. Nge ndi Kedrick, ndabakunda cyane. Tubonane mu kanya nyuma y'ijambo His Excellency Paul Kagame araza kuba amaje gutangaza cyangwa se amaje kuvuga kuri iki kinyamakuru. Ese baraganira iki? Umuti wo ni uwuhe kuri izi ntambara? Ibyo byose araza kubitangaho ubusesenguzi ndetse n'ubusobanuro. Hari byinshi baraza kumubaza ku bijyanye no kuba M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. Ibyo nabyo araza kubisobanura. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nta kintu usabwa no gukanda subscribe. Ciao ciao.